ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, mu gihugu cyawe, aho uri hose. Mbese waba uzi ihame rihosha uburakari? Hari igihe rimwe na rimwe uvugana n'umuntu ugasanga ararakaye cyane, ugasanga arababaye cyane, ugasanga afite umujinya mwinshi, ukavuga ati ibi bintu ndabigira ndamuhosha. Nyemera rero tujye tubana mu ihame ry'umunsi. Ugiye kumva amagambo menshi agiye kugufasha kubaho muri ubu buzima, ubeho ubuzima bw'amahame. Amakosa yose wakoze ntabwo uzongera kuyakora. Mu gitondo cya kare saa 2 za mu gitondo jya ubyuka wumve ihame ry'umunsi. Imigani 15 umurongo wa mbere haravuze ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Reka ngasubiremo, gusubizanya ineza bihosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Niba ushaka kugira ngo uhoshe uburakari bw'umuntu warakaye, tangira witoze gusubizanya ineza. Nusubizanya ineza, uburakari bw'uwo muntu buzashira. Uyu munsi wa none tangira ubyitoze. Uyu munsi utangire kugendana ihame ry'umunsi ryo gusubizanya ineza. Ijambo ribabaza uryirinde, ahubwo wige gukoresha ijambo ryiza. Shoje nkubwira ngo ibukuriwe biri mu bigize amahame. Shalom.